amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu arera, arabohora, ayo maraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu arera, arabohora, ayo maraso ya Yesu ni meza, turirimba ayo maraso, amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza, ayo maraso, amaraso ya Yesu arera, arabohora, ayo maraso ya Yesu ni meza. Bene data, torero ry'Imana, bihangani ibibarushya, erega nubwi nambara ari nyinshi, ariko mukomere, erega iyi si n'ubwiturushya, hari igihe tuzayivamo, umunsi umwe tuzayirirwamo, ariko ntituzayiraramo. Bakundwa, bakundwa, nk'isisi wacu, ahubwo turabacumbitsi iwacu ni mw'ijuru, erega iyi si n'ubwiturushya,
ambwira ati cara uruhuke azafata ikiganza cye kirimo za nkovu ze amanagura amarira azama ku giti cy'ubugingo no kuri Imana yahishwe cyangwa divayi nshya yo mu ijuru azama ku giti cy'ubugingo no kuri Imana yahishwe cyangwa divayi nshya yo mu ijuru. Umusaraba niwo byiringiro byacu, ku musaraba niwo twaherewe ubuntu, aho niwo twaboneye amahoro. Umusaraba niwo byiringiro byacu, ku musaraba niwo twaherewe ubuntu, aho niwo twaboneye amahoro. Dushimye umusaraba, twirata umusaraba, wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Kuri uwo musaraba niho twarukiye, Karuvariyo niho twababariwe, duhindurwa ishyanga ryera, agakuba abaragwa kwa data. Kuri uwo musaraba niho twarukiye, Karuvariyo niho twababariwe, duhindurwa ishyanga ryera, duhabwa kuba abaragwa kwa data. Gorogota watubereye urwibutso rw'agaciro, twarababariwe. 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 Kubw'amaraso ye twemerewe kwinjira hera, duhabwa ibyo
hera duhabwa ibyo yasezeranijwe kubw'umusaraba kubw'amaraso ye twemerewe kwinjira hera duhabwa ibyo yasezeranijwe kubw'umusaraba kubw'amaraso ye twemerewe kwinjira hera duhabwa ibyo yasezeranijwe kubw'umusaraba kuri uwo musaraba niwo twarukiye karuvariyo niwo twababariwe duhindurwa ishyanga ryera duhabwa kuba abaragwa kwa data kuri uwo musaraba niwo twarukiye karuvariyo niwo twababariwe duhindurwa ishyanga ryera duhabwa kuba abaragwa kwa data kuri uwo musaraba niho twarukiye karuvariyo niho twababariwe duhindurwa ishyanga ryera duhabwa kuba abaragwa kwa data. Haleluya. Barishimye cyane. Pasaka yacu niyitwibutsa amaraso y'umwana we niyo yadukuye mw'Egiputa yicira abantu nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira atyo yasatuyemo na rwa rusika byatumye natwe twinjira hera yasatuyemo na rwa rusika ndagira ngo dushime Imana kandi mu nkundire tubikore duhagurutse tugiye gushimira Imana tugiye kwishimira Imana kandi tugiye kwishimira muri mbye yaravuze ngo tuyishimire ibyatubayeho hanyuma kandi tuyiragize n'ibiri hehe n'ibiri imbere abemera ibyo amen tugiye kwishimira ko yabanye natwe mu bihe by'icuraburindi ry'umwijima iryo amaso yabona n'ibyo atabona buriya hari intambara Imana iturwanirira hakaba izo turebesha amaso ariko hakaba n'izo tutabona tugiye kwishimira ko baye mu ruhande rwacu abanyumvise amen tugiye kwishimira ko yabaye mu ruhande rwacu imbaraga z'abantu zigira aho zigarukira ariko buriya imbaraga z'Imana ntizigera aho zigarukira Imana ihimbarizwa ibyo mu izina rya Yesu ndagira ngo nsabe Pastor Chaine igire hino adufashe gushima Imana mu isengesho hanyuma nasoza korara ababibije muraza hano namwe muririmba indirimbo imwe dutanga amaturo y'ishimwe yo gushimira Imana ko yabanye natwe. Mana yacu, Mana nziza, uyu ni umwanya abo wagiriye neza, uyu munsi twiyemeje ndetse kwatuza akanwa kacu kuri Imana nziza. Uri Imana nziza mu bumana bwawe, uri Imana nikuri mu ijuru no mu isi, ariko noneho hari n'ibyo ukora bikadutera kugushimira.
Mana turi hano tugira ngo tugushimire. Ni koko turi muri uku kwezi kwa kane. Uku kwezi kwa kane aho benshi, aho bamwe bibuka ibyababayeho bikabatera gusubira inyuma, bikabatera kwibaza, ariko tukongera twibuka kuri Imana irinda, kuri Imana irinda. Nyuma y'imyaka 29 ko umuntu ashobora kubaho, nyuma y'imyaka 29 ko umuntu ashobora kubyara, nyuma y'imyaka 29 ko ashobora kubona izuba rirashe, nyuma y'imyaka 29 ko umuntu adashobora kugenda yububa, nyuma y'imyaka 29 ko umuntu yabasha guseka. Ushimwe ko hari umubabaro, ujye uhashyira umunezero. Ushimwe ko ahantu h'agahinda, ujye uhashyira ahantu h'umunezero. Mana habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Abagore bari hano bafite impamvu yo kugushima, abagabo bari hano bafite impamvu yo kugushima, abasore bari hano bafite impamvu yo kugushima, abakobwa bari hano bafite impamvu yo kugushimira. Kandi Mana warakoze kuko waduhaye Kristo. Abamwishe bamutera amacumu bari bibwiye yuko birangiye, abamuciraga amacandwe, abamukubise inga bibwiraga yuko birangiye, ariko ushimwe ko wazutse Mana. Nitwe tukuramburiye amaboko Mana, icyubahiro ni cyawe. Warazutse, ntukiri mu mva, uri muzima, uhoraho, uri kumwe na Data, wagiye kudutegurira. Kandi ushimwe kugikomeje no kubana natwe. Mu byo waduhaye tugiye gutanga, byakire nk'ishimwe ryacu. Senze niyo nizeye mu izina ryiza rya Yesu Kristo Umwana n'umucunguzi wacu. Amen. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka wampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo, dore urukundo rwatumye amfira, oh bihamba mu mva, maze arazuka wampuze na se, nagaruka nzamushimira. Oh, habaye umunsi Satana aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arasuka urupfa rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa se. Dore, dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha bihamba mu mva, maze arazuka wampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo.
umutwaro wamvuye ku bitugu shima Golgotha Golgotha gambereye yambereye irembo ry'ibyiza mpamya ndashidikanya ko ari umutwaro wamvuye ku bitugu intimba zacu zose umwami Yesu yarazikoreye icyaduhesha amahoro cyari kuri we yaritanze agera ntawapfa intimba intimba zacu zose umwami Yesu yarazikoreye icyaduhesha amahoro cyari
barakoze abaririmbyi. Tugeze mu mwanya kumva ijambo ry'Imana. Reka nsabe mama Sara yigire hino asengere umushumba atugezeho ijambo ry'Imana. Intimba zacu ndetse n'imibabaro yacu umwami wacu yarabyikoreye. Abizera Yesu amen. Abizera Yesu amen. Hari korari bajya bari igihe hari indirimbo kora igirimbo ngo niwe muhoza wacu w'ibihe byose. Imana habwe icyubahiro. Reka rero twakira amasara asenge twumve umushumba tugeza ijambo ry'Imana. Mana data mu izina rya Yesu turagushimiye kuri uyu umunsi ukomeye mu buzima bwacu. Muririmbyi yaravuze ngo iyo ataba Yesu nari kuba uwande. Uyu munsi twibuka ko twebwe abakumenye, twebwe abakijijwe, turiho kubw'uko umwami Yesu yemeye kujya ku musaraba akatwitangira ibyaha byacu byose akabifata, akitwa ikivumwe, twebwe tukiduka abakiranutsi. Izina rya Yesu nirishimwe kandi izina rya Yesu nirishyirwe hejuru. Mana turagushimiye, tugushimiye urukundo rukomeye wakunze umwana w'umuntu. Tugushimiye imbabazi zawe zitagira akagero zitumye n'uyu munsi turabo turibo, kubera ko amaraso Yesu Kristo yaviriye ku musaraba niyo twogamo n'uyu munsi. Tukaba dufite uburenganzira mwami bwo gukomeza kwitwa abana bawe kubw'ayo maraso. Haleluya! Izina ry'Imana nirishimwe kandi izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Warakoze mwami, warakoze kutwitangira, warakoze kujya ku musaraba ukabambwa, twebwe tukabamburwa. Reka mwami wo murimo ukomeye uhore uri mushya mu buzima bwacu. Cyubahiro n'ikibi cyawe ndakwinginze kugira ngo atari twebwe gusa twabashije guteranira hano, ahubwo umuntu wese witirirwa izina ryawe yongere kwibuka uyu murimo ukomeye, kugira ngo dufate ingamba mwami, kugira ngo dufate ingamba zo kugenda uko bikwiriye. Turagushimiye mwami, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Dusengeye umukozi wawe, ijambo ryawe ni rinini, ijambo ryawe riramuruta, ariko kubwawa musaraba mwami twagize amahirwe yuko twahagarara tukakuvugira. Umukozi wawe ubane nawe mu izina rya Yesu, kugira ngo akubere akanwa mwami. Uyu munsi hari umuntu wakongera kuruhuka, uyu munsi hari umuntu wakongera gusubizwa intege mu bugingo, uyu munsi hari umuntu wakongera kwihana akava mu byaha akongera akagukurikira. Uyu munsi hari abantu benshi bavuka mwami Imana yacu kubwira ijambo tugiye kumva. Ngaho numukoreshe, kandi natwe mwami abo watumiye ari twebwe turi hano mu rusengero, ari abarimo gukurikirana amateraniro, Mana turasenze kugira ngo imitima yacu yemere kukumvira. Cyubahiro n'ikibi cyawe komeze kutugirira neza mu izina rya Yesu, amen. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva ubwo Yesu gakuzo kamumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo.
nta marira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Bakaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavu mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakoranirize mu ijuru rye, zahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Nziko nzumva izina ryanjye nk'iri uwo munsi, uwo bave mu bituro, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho. Nzaba mpari nanjye sinzaburayo uwo munsi, uwo bazava mu bituro nkande, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho. Nzaba mpari nanjye sinzaburayo, ubwazaza hamaga amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Nziko nzumva izina ryanjye. Murakoze cyane kumfasha kuririmba. Mu minota dufite mikeya, ndagira ngo nkore ibintu bibiri, ariko mbanje kubifuriza kugira Pasika nziza. Pasika nziza kuri twese. Uyu munsi isi yose irimo irizihiza Pasika nziza, irimo irizihiza Pasika ku bakristo. Turimo turizihiza izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma ku bayahudi nabo barimo barizihiza Pasika, barimo baribuka igihe Imana yabakuriye muri Egiputa mu buretwa bwa Farao, kubera ko batemera isezerano rishya, bakaba batemera ko Mesiya yaje. Nyine baratakaye baracyari inyuma nk'ikoti, nibyo barimo kwizihiza. Hanyuma nanone mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turimo turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. hashize imyaka 29 abavutse muri uwo mwaka cyangwa se muri 1995 ubu nabagabo n'abagore ab'Imana yagiriye neza,
ku myaka 11 12 umuntu abarangije primaire, ku myaka 17 18 umuntu abarangije secondaire, ku myaka 22 umuntu abarangije icyiciro cya 21 abarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se license cyangwa undergraduate. Hanyuma ku myaka 26 cyangwa 27 umuntu abarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters cyangwa postgraduate. Rero kuri iyo myaka umuntu aranashaka, ku myaka 29 akaba afite abana. Ubu hari abantu bangana gutyo bari hano bavutse nyuma ya jenoside kandi bari mu mirimo bameze gutyo. Ndagira ngo rero ngire icyo nkora kijyanye n'icyo ngicyo nk'umupastori mbihaswe n'ijambo ry'Imana, nta muntu wabimpase. Hanyuma nongere ngire ikindi nkora ku kijyanye na Pasika, kandi muri byose bifataniza mu kutuzanira ibyiza. Icyambere nifuza kugira ngo nkore ni message numva ndi guhatwa na Bibiliya, nashatse kuyikwepa ariko numva umwuka wera arimo arampata cyane. Bakristo, nagira ngo mbibutse ko Imana yatugize umunyu w'isi. Mission Yesu yaduhaye, yaratubwiye ngo muri umunyu w'isi, yaratubwiye ngo muri umucyo w'isi. Ntabwo ari binje kwigisha cyane, ariko ibi bisobanuye kuzana influence nziza ahantu uri. Mu kintu bisobanuye kuba umucyo cyakubitabaza. Yaravuze ngo ntawakongeza itabaza ngo ashyireho intonga cyangwa se ashyireho igitebo cyangwa se ashyireho cover, ashyireho basket, ashyireho igiseke. Ku bana b'uyu munsi none batazi yenda igitebo. Ejo bundi umwana yantumye ingoma ndayigura, umwana wanjye mutoya, nyigejeje mu rugo kubera ko ari ingoma y'uruhu, arambaza ngo iyi ni ihene. Yabonaga uruhu akabona ubwoya, arangije arambaza ngo mbese iyi niyo hene. Rero abana bato hari ibintu baba batazi, nyine bazi ko ingoma ari ihene, baba bazi ko ingoma ari ihene. N'abantu bavukiye i Kigali hari ibintu byinshi baba batazi byo mu giturage. Nahise mbona mfite inshingano ikomeye mu biruhuko bikuru, nzamujyana mu giturage, mwereke inka, mwereke ihene, mwereke aho bitandukaniye. Izo ni inshingano za nyine kugira ngo mbimwereke. Kuba umunyu w'isi no kuba umucyo w'isi ni inshingano dufite nk'abakristo. Ibi nshatse kubivuga kubera iki? Nshatse kubivuga mbibwira abantu bakuru babaye ku ngoma zitandukanye. Hano ndabizi ko hari abantu bakuru babaye ku ngoma zitandukanye mu Rwanda, babaye kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Hano hari abantu babayeho ku ngoma ya Kayibanda, babaho ku ngoma ya Habyarimana, babaho ku ngoma ya Bizimungu, bari no kuri iyi ngoma ituyoboye uyu munsi wa none. Babonye ibintu byinshi. Hano ndabizi ko hari abahari bangana gutyo. Hari n'abavutse nyuma ya jenoside, ibyo bindi byose mvuze bibanza batabizi, babyiga mu mateka. Hanyuma rero torero ry'Imana muri hano, nagira ngo mbabwire yuko iyo ukijijwe, Imana ibigutandukanije n'abantu muvukana mu buryo bw'umubiri, ikabikugiza umwana wayo. Hari icyo mbivugiye. Iyo ukijijwe, Imana ibigutandukanije n'abantu muvukana mu buryo bw'umubiri, ikabikugiza umwana wayo, ukaba winjiye mu bundi bwoko bwitwa abana b'Imana. Hamwe n'ibyo rero, iyo bigenze gutyo, ibintu byose ukora ubikora ugendeye kuri Bibiliya. Iyo igikoresho gisose mu ruganda bagikorera katalogi uko kizakoreshwa. Iyo utagikoresheje gutyo kirapfa cyangwa kikangirika. Rero natwe iyo tumaze gukizwa, Imana yaduhaye umurongo tuzagenderaho. Dore nguyu ni ijambo ryayo. Iri jambo ry'Imana Bibiliya igaragaza ko ari umucyo, ni itabaza rimurikira inzira ukwiriye kunyuramo. Mu yandi magambo, tumaze gukizwa ntitwahagombye gukora ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana, ntitwahagombye no kwivanga. Ndifuza kubabwira iki? Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994
yatewe nuko amahame ya Bibiliya yirengagijwe. Ihame rikomeye ryirengagijwe ni ihame Yesu yavuze ari gusezera kubigishwa be ry'ubumwe, ryo kubumwe. Kubera ko abari mu Rwanda barabizi, nabize mu Rwanda barabizi, mu mashuri hari igihe bahagurutsaga ngo abatutsi nibahaguruke, bagahagurutsa ngo abahutu nibahaguruke. Ese mwahagurutse hehe? Abantu mukijijwe mwahagurutse he? Mukwiye kubyihana. Mwahagurutse he? Abize hano mu Rwanda mbere ya 94 mwahagurutse he? Abari bakijijwe, ariko ndavuga abari bakijijwe mbere y'igihumbi 1994 ko mwari mukijijwe mwahagurutse he? Mwahagurukaga he? Mumbabarire mbabwize ukuri kandi ntibigire umuntu birakaza. N'ubutumwa n'ufite gutwa n'Imana. Abari bakijijwe, ntabwo ndivuga batari bakijijwe. Abari bakijijwe mbere y'igihumbi 1994 mwahagurukaga he? Ntabwo nifuza ko muhansubiza uhasubiza Imana, kuko Imana mwari kumwe kandi Imana yarakurebaga. Wahagurukaga he? Ikintu cyateye jenoside cy'ingenzi gikomeye ni ikintu cyitwa ingenga bitekerezo y'amacakubiri cyangwa ivangura ry'amoko. Kandi abapastori twagombaga kurirwanya, abakristo bagombaga kurirwanya, bagahaguruka bakarwanya icyitwa ivangura ry'amoko. Uyu munsi ndi mu bagabo bahamya ko iyo abizera Kristo mu Rwanda, iyo abizera Imana mu Rwanda bahaguruka bakarwanya ivangura ry'amoko, bakarwanya amacakubiri, jenoside ntiyari gushoboka. Ndi mu bantu bitewe n'umubare bari bafite ukuntu wanganaga, ntago jenoside yari kwemera. Aha dukwiriye kwemera intege nke ku ruhande rw'itorero kugira ngo dutunganye ejo hazaza. Iyo abapastori bahaguruka, ba musenyeri bagahaguruka, ba padiri bagahaguruka, abadiakoni bagahaguruka, abakristo bagahaguruka, bakarwanya ikintu cyitwa amacakubiri, bakarwanya ikintu cyitwa ivangura ry'amoko, ntabwo jenoside yari kuba, ntabwo yari kwemera. Iyo baza kubibuza abayoboke babo bakabyumvira bagahaguruka, ntabwo byari kwemera. Ibi mbivugiye iki rero? Mbivugiye iki? Nyine twaratsinzwe, twabanyantege nke, hanyuma ibyo ngibyo biraba. Ariko si twese, harababaye intwari. Harababaye intwari barahaguruka. Urugero kandi rwarabaye n'uwitwa Abeli waririmbaga muri Hoziyana ku Muhima. Baraje ku Muhima hari arafresheri, bari gusenga. Nawe utekereze kiriya gihe baravuga ngo abahutu mujye hariya, Abeli aranga. Baravuga ngo abatutsi bajye hariya, Abeli arabyanga. Byarangiye bamwishe nawe. Abo ni abantu babaye intwari tuzi, bavuze ngo twe turabana b'Imana. Nta mututsi uri hano muri kino cyumba cy'amasengesho, nta muhutu uri hano, twabaye abana b'Imana. Mu yandi magambo, iyo tuje mu gihugu kubera ko igihugu kigendera ku idini, turabanyarwanda. Ndi umunyarwanda. Mu yandi magambo, igihugu kitagendera ku idini runaka, turabanyarwanda. Abeli arapfa azira ibyo ngibyo. Hari abantu babaye intwari rero, bari barize neza ijambo ry'Imana. Ibi mbivugiye iki rero? Mbivugiye ko uyu munsi wa none tugomba kwisuzuma. Tugomba kwisuzuma. Mu ntambara ya mbere y'isi yose, nabwo mu kwezi kwa kane habaye jenoside yakorewe abanyarumeniya. Irangiye baravuga ngo never again, hara muri Turikiya. Yari shingiye ku myemerere ya Kisilamu na Gikristo. Jenoside ikomeye iraba. Nyuma y'imyaka mike mu 1949 hongera haba indi jenoside yakorewe abayahudi. Irangiye baravuga ngo never again, kubera ko intambara y'isi irangiye hashize imyaka ingahe? 75. Pastor Rene,
hafi ngira ngo ni 75 hari ishobora kubirangira. Nyuma y'imyaka mike mu Rwanda naho haba genocide 1994. Turavuga ngo never again. Ndimo ndavuga uruhare rw'abakristo. Abakristo ni umunyu w'isi bakaba n'umucyo w'isi. Iyi never again cyangwa se ntibizongere ikwiriye kujyana no guhinduka mu mitima no mu bitekerezo. Icyo mvuze ni igiki kugira ngo nerekeza runtu nifuzaga cyane. Abakristo imyitwarire yacu uyu munsi wa none ni iyihe? Twitwara dute iyo duhuye nabo twita bene wacu ku mubiri? Twitwara dute mu ngo iwacu? Abana tubaganiriza iki? Abana tubigisha iki mu bihe nk'ibi ngibi? Ese ubutumwa turimo turavuga mu rusengero nubuye? Nta bantu tukibona tukababona mu bwoko bw'abahutu, nta bantu tukibona tukababona mu bwoko bw'abatutsi. Ese aya macakubiri twarayihannye? Ubwo ndi mu bibazo tugomba kwibaza. Aya macakubiri twarayihannye? Abanyapolitike bafite ukuntu babyigisha, ngewe ndi pastor ngomba kugira ukuntu mbyigisha, kandi ibyo nta kibazo. Abanyapolitike ni Imana yabakizeho, bafite inshingano zabo, n'abakozi b'Imana. Ariko nanjye ijambo ry'Imana rimbwira yuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. None nta bantu kireba ukabona ari abatutsi, nta bantu kireba ukabona ari abahutu. Iyo urebye abanyarwanda ubabona nk'abanyarwanda, iyo urebye abakijijwe ubabona nka bene so, nka bene data. Niba atari ukubireba, ibiganiro mukora iyo muhuye ni ibihe? Mukora ibihe biganiro iyo muhuye nabo wita bene wanyu? Iwanyu mu rugo habera ibihe biganiro? Kugira ngo bitazongera birasaba impinduka, birasaba impinduka. Kandi mwibuke ko ivangura ry'amoko cyangwa se amacakubiri ashingiye ku moko, ashingiye ku kintu cyari cyo cyose, mwibuke yuko ari icyaha imbere y'Imana. Icyo mbasaba ni iki rero? Abakristo nimwigishe neza ijambo ry'Imana. Abakristo nimube umunyu koko, nimube umucyo koko. Niyo message nifuzaga kubaha. Numva nahatwa n'ijambo ry'Imana. Muhinduke rwose, mugize imitima mishya, cyangwa duhinduke rwose, nanjye njemo duhinduke rwose, simba tunga intoki, duhinduke rwose tugize imitima mishya. Abana bacu turababwira ibiki? Abagore bacu turababwira ibiki? Abagabo bacu turababwira ibiki? Iyo muri mu buriri muganira ibiki n'umugabo wawe? Reka mbabaza ikibazo. Abasore bari hano n'abakobwa bari hano, wumva washaka umugore utitaye kuri ibyo bintu by'amoko? Wumva wamushaka? Abagore n'abagabo, mwumva mwashingira nta kibazo mufite? Mwumva mwashingira nta kibazo mufite? Nibiki muvuga iwanyu? Nibiki muvuga iyo muhura? Message ya mbere ijyanye n'ibihe turimo, ngiye kwerekeza ku musozo nsaba Fayina kugira ngo aze hano na Bibiliya. Fayina nsanga hano na Bibiliya, utwaye Bibiliya. Ndashaka kubabwira iki? Hari ikintu cyambabaje muri kino cyumweru. Numvise amakuru, hari ubushakashatsi buherutse gukorwa bugaragaza ko abantu barokotse genocide yakorewe abatutsi bahigwaga ko 30% muri bo bafite agahinda gakabije. Depression mu gifaransa, depression mu cyongereza. Muri bo 30% bafite agahinda gakabije. Izo nshingano, turi mu bantu bafite izo nshingano zo kugira ngo ako gahinda karangire gakabije. Kandi agahinda gakabije kaba kerekeza, kari hafi cyane yo kugira ikibazo hano, karerekeza cyane kugira ikibazo hano. None wewe nk'umukristo urumva hari ikintu bikubwiye cyangwa ntacyo bikubwiye? Wewe nk'umukristo biragutusha cyane, bigutusha cyangwa uravuga ngo wawa? Ese nk'umukristo wavuga ngo wawa? Bibiliya irambwira ngo twishimane n'abishimye, tubabarane n'abababaye. Muri misiyo yazanye Yesu hari ukuvura agahinda gakabije. Ese mwankundira tugasengera
twashimye Imana aho yavanye u Rwanda muri 1994 mu kwezi kwa kane narindi mu Rwanda. Uko imihanda yari imeze yari ibereye aho, ahubwo wagenda ahantu hose ukahasanga imibiri yabishwe bazira jenoside. Kagenda ahantu hose ukahasanga imibiri yabishwe bazira jenoside. Sinageze mu gihugu hose, narindi Musanze na hano Kigali narahageze, ariko byari biteye ubwoba. Abari mu Rwanda murabizi ibyo byose. Rero iyo umuntu atanga ubuhamya muri kino cyumweru avuga ngo ngewe niyorosha imirambo, nari niyorosha imirambo, navuye mu mirambo, ugira ngo bimusiga nta gikomere ku mutima gikabije no mu mutwe afite. Abantu mumva rero mwamfasha gusengera abo ngabo bafite agahinda gakabije. Nufite nzabasaba kugira ngo dufatanye gusengera bafite agahinda gakabije kugira ngo Yesu agire icyo akora mu buzima bwabo. Hari abantu mwakwemera kumfasha? Abakwemera kumfasha muhagurukane na Bibiliya, mbabwira aho dusoma, hanyuma Fayina ahita asenga, mbahe message ya kabiri yindi nihuse. Abakwemera kumfasha gusengera abo bafite agahinda gakabije, numvise binkozeho, numvise bindijije, numvise 30% mu barokotse jenoside. Ni umubare munini cyane, depression, agahinda gakabije, kandi aho kerekeza hatagize igikorwa karerekeza kugira ikibazo hano. Ubu hari abashobora kuvuga ngo nagiye mu mubiri, ngo nagiye mu bitandeba, ngo ni iby'abanyapolitike, ngo kandi babikora. Ngende mu ijambo ry'Imana, nabihaswe n'Imana, nabihaswe n'Umwuka Wera kugira ngo dusengere bari abantu. Kandi bakristo mwirinde ivangura ry'amoko. Jenoside irangiye abayikoze bagira ikintu cya negation, kuyihakana, kubera yuko baba barakoze ikintu gikojeje isoni, baba barakoze ikintu giteshe hose aho yabaye. N'uyu munsi ndimo ndababwira ngo iriya jenoside ya ntuza yakorewe barabanyarumeniya, n'ubu Turkiya yanze kuyemera, irahakana. Ntabwo bakoze jenoside babifuza kuyemera. It is a shame, ni kimwaro gikabije kurimbura, kwica abana, ukica abafite ibibazo byo mu mutwe, ukica abarwayi, ukica abakecuru, ukica abasaza, ukica abantu, mugamije kurimbura abantu Imana yaremye. Ntiwabishobora, ntago wabarimbura ngo birangize. N'uyu munsi abayahudi baracyariho, n'uyu munsi abanyarwanda baracyariho. Ntabwo wabishobora n'ukuri. Imana ibahagararaho. Imana ihagarara ku muntu yaremye ikamuhagararaho. Ntabwo wamara abantu Imana yaremye. Hari inyamaswa zarangiye ku isi, ariko abantu Imana yaremye, hari inyamaswa batubwira nka za dinosaur zararangiye ku isi. Nubu hari kubungabungwa ibinyabuzima, ariko abantu Imana yaremye, reka nkubwire, ntabwo bazarangira. Imana izabahagararaho. Ubwoko bwari bwo bwose ntibuzarangira, Imana izabuhagararaho. Bakristo mwirinde, mugire imitima yera. Imana nitureba iturebe nk'abantu bera. Imana idufashe. Turasoma, ntago ndi busobanure. Yesaya igice, ngewe ndasoma Yesaya, namuzanye kugira ngo bize kwihuta. Igice cya 31 umurongo wa mbere kugeza kwa 4 niho tugiye gusoma duhagaze. Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere kugeza kwa 4. Fayina araza gusoma muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Fayina araza gusoma Luka igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Hanyuma urahita usenga, nta bisobanuro ndibuze gutanga. Ngiye gusoma misiyo yazanye Yesu ku isi, ko harimo no kuvura ku gahinda gakabije. Ntabwo ndibuze kugira. Reka nsome muri Yesaya. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira,
ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirari. Ajya Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi kuko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo, agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Dufatanye gusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, utagira ikikunanira. Wigeze uvuga ijambo rikomeye, uravuga ngo ninde wabasha gutesha ukuboko kwawe ubwo uzakora umurimo? Ninde wabasha kugukoma mu nkokora wahagurukiye gukora? Uravuga ngo ni wewe wabwirije iby'agakiza, urakiza kandi ukabigaragaza. Bwoko bwawe wacunguye, wakuye mu magana menshi y'abanyabyaha, udukura mu moko ataramwe, mu ndimi zitari zimwe, utugira ishyanga ryera, utugira inshuti zawe, utugira abatambyi b'ubwami, turi imbere y'amaso yawe. Nasomye mu gitabo cy'umugaragu wawe aho uvuga ngo ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa 10, ngo ni amezi abayuda nibasenga bakiyiriza ubusa, ngo azababera amezi y'ibyishimo n'umunezero, ngo ndetse n'ibirori byiza cyane. Mwami, turi abakristo ariko turi n'abanyarwanda. Dufashe uyu mwanya mu banyarwanda benshi waradutoranije, utugira abakristo, tugira ubwoko bwawe, tugira abizerwa. Mana yacu nziza, duteraniye mu nzu yawe, ahera hawe, twibutse ko ayo mezi wabwiye umugaragu wawe Zefaniya ko azaba amezi y'ibyishimo n'umunezero. Uku kwezi kwa kane wazutsemo kugira ngo ubere intsinzi y'abera. Dufatanije n'abanyarwanda, ntabwo muri 94 yatubereye ukwezi kw'ibyishimo, ahubwo kwatubereye ukwezi kw'icuraburindi rikomeye. Mwami Imana yacu, ubwo umuntu yibazaga niba azabaho, Mwami wacu Yesu, habaye amahano akomeye cyane, habaye ubugome bukabije cyane, abantu bibaza niba ari abantu cyangwa ari inyamaswa, ariko warakoze Mwami. Hari abo warokoye kugira ngo nubwo Satani yararwanije iryo jambo rivuga ko azaba ari ukwezi kw'ibyishimo, kuko nibwo twibuka intsinzi y'umwami, haza kuriganyira ijambo, kugira ukwezi kw'icuraburindi n'umubabaro ukomeye cyane. Ariko hari ijambo waravuze ngo mukobwa w'Isiyoni, ngo nagukunze urukundo ruhoraho, ngo bituma ngukuruza ineza yanjye ndakwiyegereza. Urangije uvuga ijambo rikomeye, uravuga ngo nzongera kukubaka, kandi ninkubaka uzaba wubakitse. Duhagaze kuri iryo jambo, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abanyarwanda, cyane cyane abarokotse Mwami. Mwami wacu Yesu, abasigaranye ibikomere byinshi, abasigaranye agahinda gakabije, abantu bajya bibwira yuko byashira, ariko ntabwo byapfa gushira hatabayeho
habeho Kristo womora. Abantu bageze bakoze nk'abantu ariko hari ibyo batashobora. Mwami wacu Yesu Kristo, ni wowe womora imitima, ni wowe usura imitima yababaye, ni wowe usura imitima yashenjaguritse. Abahanga bavuga yuko imyaka 100 igishira abantu bakiri muri ako kababaro, abantu bakiri muri ako gahinda, n'amajenerasi yakurikiyeho, kandi turabibona mu Rwanda. Mwami Yesu, ubwo twumvaga hari aho bigeze, abantu bari kuvuka banze ubuzima. Mwami Yesu Kristo, urubyiruko ruravuka rwanze ubuzima. Dore bafite inyito ivuga ngo nta myaka 100, bivuga ngo nta projection y'ubuzima bwabo, nta ntumbero y'ubuzima. Abandi bariyahura mu biyobyabwenge, nta yindi mpamvu, ntabwo ari umurengwe, ni ingaruka z'ibyabaye. Abandi bariroha mu mbaraga z'ubusambanyi bukabije, ntabwo ari ugukunda ibyaha, ni ingaruka z'ibyabaye. Abandi bariroha mu businzi bw'indengakamere, ntabwo ari ukubera ko ari abanywi b'inzoga, ahubwo ni ingaruka z'ibyabaye. Ibyo byose biradusunika. Mwami Imana, kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gisenyuke, ariko turinginga Imana twamenye nk'abakristo umucyo w'isi. Mwami Imana yacu, umunyu w'isi, dufatanije n'abera Mwami Yesu Kristo kwingingira abacu. Mwami Yesu, ni wowe tabaza rimurika, ngwino umurikira igihugu cyacu. Hari icyo wavuze Mwami, wavuze kuzasuka ububyutse iki gihugu kikongera ukacyuna ukagishingisha ibirenge. Jambo ryawe muri Yesaya 60:1 riravuga ngo byukura bagirane mukobwa w'Isiyoni, ngo kuko umucyo wawe ukurasiye. Natwe turasenze kugira ngo ubyuke utubyutse turabakirane. Umucyo wawe nuturasire kugira ngo duhaguruke Mwami, utwuzuze umwuka wera, utwohereze hirya no hino. Wavuze ko iki gihugu kizabwiriza abantu ubutumwa bwiza. Haleluya. Twemerere Mwami, myaka 29 irashize. Mwami Yesu, nutwubake, uduhe imbaraga z'umwuka wera, nusuka umwuka wera mwinshi, nuduhe imbaraga z'umwuka wera, kandi uduhe Mwami ubudahangarwa kugira ngo utwohereze hirya no hino dukora umurimo wawe. Hari indirimbo ivuga Mwami ngo abazabyumva, ngo abanyamahanga ngo bazavuga ngo burya u Rwanda rufite Imana. Natwe niko dusenze. Urakoze Mwami, nugende hirya no hino mu gihugu, ni womora inguma Mwami, kandi tuzabimenya ubwo uzaba wagabanije Mwami umubare w'abasambanyi bakabije, umubare w'abafite agahinda gakabije, umubare w'abanywi b'ibiyobyabwenge, umubare w'abasinzi bukabije. Ibyo byose ni ingaruka z'ibyabaye. Dusenze Imana ubwo tuzabona baza bihana. Mwami, tuzagushima kuko iri sengesho n'izi nyigisho hari aho bizaba bigeze. Urakoze, turagushimiye. Ukora ibiruta cyane ibyo tugusabye n'ibyo twibwira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Tugiye ku gice cya kabiri cy'ubutumwa bwa Pasika. Dusome Luka igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Hanyuma turi buze gusoma mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 15. Turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa 8 n'umurongo wa 12 kugeza ku wa 26. Reka duhere muri Luka igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro. Binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bambaye imyenda yera irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azuke ku munsi wa gatatu. Bibuka amagambo ye. Bava ku gituro basubirayo, ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magdalena
na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo babibwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha ntibayemera. Maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubiriwe atangazwa n'ibyabaye. Reka dusome n'urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 8 n'umurongo wa 12 kugeza kwa 26. Reka duhere ku murongo wa mbere kugeza kwa 8. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo. Niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, keretse mwaba mwarizereye ubusa. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe nanone. Akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri abo abenshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera ndi nk'umwana w'icyenda. 12 kugeza kuri 26. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ari ntawuzuka. Niba ntawuzuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwitazuye niba abapfuye batazuka. Niba abapfuye batazuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwazaza. Nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo data wa twese, maze agakuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Uyu munsi wa none nifuje kugira ngo mbaganirize ku ijambo rivuga ngo kuzuka kwa Yesu ibyiringiro byacu. Yesu ashimwe. Kuzuka kwa Yesu ibyiringiro byacu. Uyu munsi wa none turimo turizihiza izuka rya Yesu, kandi ukuzuka kwa Yesu kukaba ari ibyiringiro byacu. Ibintu bitatu nifuza kuvugaho nihuse. Icyambere ni umwanzi ukomeye Yesu yaje kuhangana nawe. Umwanzi ukomeye Yesu yaje guhangana nawe. Umwanzi w'abantu ukomeye Yesu yaje guhangana nawe. Hanyuma icya kabiri nifuza kuvuga nuvuga ngo ibyari kutubaho iyo Yesu atazuka akamera nk'abandi bose. Murabizi ko hari abantu bakomeye babayeho, barapfa bahera mu bituro ariko ntibazuka. Abantu bakomeye mu bya politike, abantu bakomeye mu bya siyanse, abantu bakomeye no mu bintu by'Imana, barahari babayeho bakomeye mu mateka y'isi. No muri Bibiliya barahari bakomeye babayeho, barimo nka ba Pawulo mbese nabo babayeho. Muri bino binyejana bya vuba hari na ba Martin Luther bazanye impinduka mu itorero zikomeye ku isi, ibintu birahinduka. Abo nabo babayeho bakomeye mu bintu by'Imana. Hari nka nkuriya mupasiteri wo muri Amerika, uriya King warwanije ivangura rishingiye ku ruhu ry'abirabura, nabo yarapfuye. Iyo biza kugenda gutyo Yesu agapfa agahera mu gituro, ibyari kutubaho ni ibiki? Ko hari abantu bapfuye bakomeye bahezeyo ntibazamuka, ariko Imana ishimwe kubera ko Yesu yarapfuye arangije arazuka, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana, kandi ngo arimo asabira itorero. Byari kugenda gute? Hanyuma icyanyuma turasoza dusengera bifuza kwakira Kristo.
no gushima Imana ku byo yadukoreye kubw'urupfu rwe n'izuka rya Yesu. Navuze ngo icyambere ngiye kuvugaho nihuse ni umwanzi w'umuntu ukomeye Yesu yaje guhangana nawe. Umwanzi hari hejuru twavuze ukomeye ngo uzaheruka abandi bose ngo ni urupfu. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Umwanzi ukomeye w'umuntu Yesu yaje guhangana nawe ni urupfu. Urupfu rwabaye ingaruka yo kutumvira Imana kwa Adamu na Eva. Mu bintu bahuye nabyo bikomeye, mu ngaruka bahuye nazo zikomeye, harimo ingaruka yitwa urupfu. Kandi uru rupfu aho rwaje kubera rubi, Satani yarukoresheje nk'intwaro mu buzima bwa muntu. Yarukoresheje nk'intwaro, ntabwo ndi bwinjiremo ngo sesengure, ariko abantu benshi ibyaha bakora, ibyaha byinshi babikora batinya gupfa. Ni intwaro rero yagiye akoresha kugeza ubwo no mu kinyejana cya mbere hari aho yagiye ayikoresha abakristo bamwe bakihakana Yesu. Abari abakristo bakihakana Yesu kubera iki? Yakoresheje intwaro yitwa urupfu. Ariko hari n'abantu bagiye banesha akabakangisha urupfu bakanesha. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Babasore batatu, Saduraka, Meshake na Abedenego, bari abasore abakangisha urupfu kugira ngo bubarare be kuramya Imana, baramye ibigirwamana. Bahakaniye urupfu, bahakaniye Satani, bararutinyuka. Babwira umwami, baramubwira ngo Imana dukorera ibasha gutukiza amaboko yawe, ariko naho itadukiza hari ikintu twize ko tuzaramya Imana yonyine. Bakiranutse kubera ko batinyutse. Satani urupfu yagiye arukoresha nk'intwaro kugira ngo abantu bakiranirwe, bakora ibyaha. Bakora ibyaha n'uyu munsi ararukoresha. N'uyu munsi ararukoresha. Daniel nawe byamugezeho. Bata abantu bose barasenga umwami, Satani akoresha urupfu kugira ngo arebe ko iriya gahunda bafashe yo gukiranuka bayireka. Kuko iyo usomye Daniel igice cya mbere umurongo wa 8 usanga bamaze kubona iriya promotion yo kwiga mu ishuri muri École Royale. Bamaze kubona promotion yo kwiga muri École Royale. Bamaze kubona promotion yo kwiga mu ishuri rya cyami no kurya ku biryo by'umwami. Mu mitima yabo bagambiriye kutaziyanduza. Uwo mugambi Satani ashaka kuwuhinyuza. Burya iyo duhize imihigo, Satani agambirira kuyihinyuza. Hano hari abantu benshi bahize ariko ntibahigura kubera ko Satani yashatse kubahinyuza. Iyo duhize imihigo, Satani arayihinyuza. Satani agambirira kubahinyuza. Bati basenga umwami, bashyiraho n'urupfu. Intare zashonjeshejwe, intare zasonjeshejwe bazishyiraho hari. Daniel yari umusore, yari akiri mutoya. Bene data, urupfu rufite imbaraga, ariko Daniel ararutinyuka. Ntabwo yari azi ko Imana iri bumurindire mu rwobo rw'intare. Oya, ntiyari abizi. Ariko yaravuze ngo sinasenga umuntu, sinaramya ibigirwamana, naragambiriye ko ntaziyanduza nubwo ndi Babuloni. Aremera bamujyana mu rwobo rw'intare. Ariko agezeyo asanga Imana yazibumbye umunwa. Yakiranutse kubera iki? Yatinyutse urupfu. Tekereza nawe aho urupfu rwahindishije imishyitsi umwami wacu Yesu, kandi abizi neza ko azazuka. Ari mu gashyamba k'Igetsemane ngo abira ibyuya bimeze nk'amaraso. Ari Igetsemane. Yarebye filime ije imbere ye ukuntu bari bumukubite na ya misumari no kumusaraba, kubera ko Yesu yari umuntu 100%, akaba n'Imana 100%. Arabireba byose, akimara kubireba ngo abira ibyuya bimeze nk'amaraso. Asenga isengesho, aravuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe cy'indenge. Ariko arangije aragaruka aravuga ngo bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko. Uwo mwanya ngo marayika aramanuka amwongerera imbaraga. Imana igitwongerera imbaraga.
umwanditsi wa Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka no mwungeri wanjye ntabwo nzakena. Hari ahantu hageze aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Dufite Imana igitwongerera imbaraga mu gihe ducitse intege. Yesu aratinyuka, arahaguruka ajya ku musaraba. Hanyuma twasomye ijambo ry'Imana. Reka ndebe ko hangaha nahava, ariko sinahava ntavuze ko Yesu yahuje natwe inyama n'amaraso kugira ngo abone ukuntu aducungura, abone ukuntu ashegesha umwanzi w'umuntu ari we rupfu. Icyamuzanye gikomeye, iyo Yesu aza ntapfe ku musaraba, ntaho yari kuba atandukaniye na Yeremiya, ntaho yari kuba atandukaniye na Yesaya, ntaho yari kuba atandukaniye na wa wundi wakoze ibitangaza byinshi. Ninde wazamutse mu ijuru adapfuye? Ninde? Ni Eliya. Wamusimbuye ninde? Elisa. Yakoze 14. Eliya yakoze 7, Elisa akora 14. Ntaho yari kuba atandukaniye nabo baje. None se Eliya yaragucunguye? Amaraso yagucunguye na ya Eliya? None se amaraso yagucunguye na ya Elisa? Elisa yakoze ibitangaza 14. Yari umuntu uri powerful, yari umuntu ufite imbaraga z'Imana zikomeye. None se amaraso ye yagucunguye? Siyo yagucunguye. Yesu rero yaza akigisha nka Elisa, agakora ibitangaza nka Elisa, nkuko babandi bene wacu bavuga ngo ntago yabambwe, ngo yarakwepye, ngo anyura mu bantu ngo baragiye, ngo azagaruka. Ngo yarakwepye ntiyabambwa, niko bajya bavuga babandi ntavuze. Hanyuma ijambo ry'Imana ritwereka impamvu Yesu yambaye umubiri. Uyu mwanzi watumye abantu benshi bakiranirwa witwa urupfu, uyu mwanzi watubabaje akadutera agahinda, uyu mwanzi ugutandukanye n'umugabo wakundaga, uyu mwanzi ugutandukanye n'umugore wakundaga, uyu mwanzi utera abantu benshi amarira, uyu mwanzi wakoze mu Rwanda akazi kabi kakurikiwe n'ingaruka mbi. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo 2:14 umurongo wa 14-15 haravuga ngo nuko rero nkuko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu batabu gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Yesu impamvu yambaye umubiri akaza mu isi nukugira ngo ahindure ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, nukugira ngo urupfu aruhindure ubusa ahangane narwo. Hanyuma icya kabiri rero, iyo Yesu nawe apfa, urwo rupfu rukamutwara, byarangiza ntaruneshe ngo azuke, byari kugenda gute? Twabisomye, mbivuge nihuse. Icya mbere twasomye, twavuze ngo niba nta uzuka, Kristo ntarakazuka. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo mu bibazo umwanditsi yandikiye bariya Bakorinto asubiza, harimo ikibazo cy'uko bamwe muri bo batemera yuko abantu bapfuye bazazuka. Reka mbabwire ko iri jambo ni ijambo ry'ibyiringiro. Kuba dushobora kuba tuzapfa ariko nyuma yaho tukazazuka ni ijambo ry'ibyiringiro. Kandi no ku Banyarwanda no ku bazize jenoside yakorewe Abatutsi ni ijambo ry'ibyiringiro kubizera. Kandi mu gupfa haba mwibanga rikomeye, mu gupfa haba mwibanga rikomeye. Hari abashobora kuba barapfuye wowe ugatekereza ko batizera, ariko muri wa mwanya wo gupfa hajya haberamwe ibintu bikomeye. Muribuka wa munyabyaha wabambanywe na Yesu ku musaraba? Muramwibuka? Yari mu rupfu ari akanya gato. Twebwe abantu tugira inzika n'amagambo mabi. Yaravuze ngo ubwo uzanyibuke, nta nubwo yasenze ibintu byinshi, ntiyatuye n'ibyaha byose. Ntago yatuye ibyaha byose yakoze,
hano ubwo yanasenze ibintu byinshi. Yabwiye Yesu ngo uzanyibuke ubwo uzaza uri umwami. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari kera, ahubwo mu kanya turabana muri paradizo. Ubyibuke. Mu gihe rero cyo gupfa hari abantu bamwe bakunda kuvuga ngo mu bintu bizadutangaza nitugera mu ijuru. Icya mbere ngo nukwibonayo. Icya kabiri ngo nukubonayo abo wakekaga ko batazajyayo bariyo. Icya gatatu nukuburayo abo watekerezaga yuko bazaba bariyo, hanyuma warangiza ukababurayo baragiye kwa Satani. Bati ibyo ni ibintu bya mbere bizatangaza umuntu. Rero mu gupfa nicyo nkubwira ngo kubizera. Twe ntago tubamenya abantu bizera n'abatizera. Ntabwo ikimenyetso cyuko wizera ari ukuza hano ukadansa indirimbo. Sicyo kimenyetso cyuko wizera. Ikimenyetso cyuko nizera si ukwambarira ikoti ngo ngerekeho n'umusaraba. Ninshake nzongereho myinshi. Ntago ari ikimenyetso cyuko nizera. Ikimenyetso cyuko nizera si uguhagarara hano ngo mbwirize. Ngo mfate Bibiliya. Ntware n'indiri ni ku rutingi. No kuza mu rusengero si ikimenyetso cyuko wizera. Abizera ni Imana ibazi. Kandi abizera bariyizi. Baziranye n'Imana. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye kandi zirankurikira. Yesu aziranye n'intama ze. Aziranye n'intama ze. Rero iri jambo ndi kuvuga ni ibyiringiro by'umugisha. No ku bantu baze jenoside bizera Kristo tuzongera tubabone. Ririya si ryo herezo. Kwa barishwe muri jenoside urw'agashinyaguro ntabwo ari ryo herezo. Tuzongera tubona abacu bizeye Kristo, bizeye Imana, tuzongera tubabone. Hanyuma rero hano uyu mwanditsi Paulo yarari bahangana n'ibibazo byari Korinto ari umujyi ukomeye uri ku cyambo. Ntabwo ndi bwinjira mu mateka yawo bitewe n'umwanya mfite. Nari kwinjira mu mateka yawo ariko nta mwanya mfite wabyo. Ariko wari umujyi ukomeye urimo ibyaha binyuranye, uri ku cyambu, urimo n'itorero ry'Imana. Kandi ryari itorero rifite impano n'ubisoma. Uzabona ko itorero bavugaga mu ndimi, barahanuraga, ryari n'itorero ryiza rifite impano, ariko rikagira n'ibyaha byinshi bibi. Nusoma mu byaha bari bafite uzabona ko harimo n'abana baronguraga ba nyina, baryamanaga na ba nyina. Uzabona hari nk'abana bagiraga ubusambanyi bwa bundi bw'urukozasoni. Umuhungu akaryamana na mushiki we, mushiki akaryamana na musaza we, umwana akaryamana na nyina, batagira amasano nta gaciro bayaha. Amasano nta gaciro bayaha. Muzabisoma mu ijambo ry'Imana cyangwa byarantangaje kumva muri mwebwe harabonetsemo n'ubusambanyi butaba no mu bantu batizera. Bitangaza Paulo kandi ne byagutangaza. Mu Kinyarwanda, mu Gifaransa babyita inceste. Iki mu Kinyarwanda ni ikizira. Aho umugabo yaryamana n'umukobwa we, aho umuhungu yaryamana na nyina, aho mushiki yaryamana na musaza, abafitanye amasano bakaryamana byabagayo, ariko bakanahanura, bakanerekwa, bakanavuga mu ndimi nyinshi. Aranabandikira ati niba ari uguhanura mbarusha guhanura, niba ari ukwereka mbarusha kwereka. Arabandikira bene data, Imana irifuza ko duhinduka kugira ngo tube umunyu w'isi n'umucyo w'isi. Imana irifuza ko duhinduka. Mu bibazo bari bafite muri bo hadukoma n'umwuka w'uko abantu bahakana yuko abapfuye batazazuka, mbese bakabishyira mu bwenge. Ariko se wowe iyo umuntu apfuye kameme, so by the way, buriya ko umuntu abora by the way, so umuntu arabora n'amagufwa akabora. So kameme dushyire mu gaciro. Logically urabona uriya muntu azazuka, babigiraho gushidikanya. Noneho arabandikira kugira ngo abemeze ko abapfuye bazazuka, agendera ku rupfu rwa Yesu. Arababwira ngo niba Kristo yarazutse ku munsi wa gatatu, n'abapfuye bazazuka. Icya kabiri nicyo ngezeho. Niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa. Kristo iyaba atarazutse, ibintu tuvuga byari kuba ari nta mumaro bifite. Indirimbo erayoni ririmba, indirimbo ababibyi baririmba, indirimbo mwebwe sarere muririmba, ibi tubwiriza, iyi Bibiliya yari kuba ari ubusa. Ibintu tubwiriza bifite ishingiro kubera ko Yesu yazutse.
ibintu muririmba ni ukuri kandi bifite imbaraga, bihindura ubuzima bw'abantu kubera ko Yesu yazutse. Izina ry'Imana nirishimwe. Icya gatatu, kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo iyo Kristo ataza kuzuka, kwizera kwacu nta kintu kuba kumaze, nta kintu kuba kumaze. Nkunda kubwira abantu ngo ufashe Bibiliya ukavanamo urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe, nta kintu Bibiliya ibimaze. No guterana nta kintu bimaze, no kubwiriza nta kintu bimaze, kubera ko ibyiringiro byacu bishingiye ku gupfa no kuzuka kwa Yesu. Hanyuma rero kwizera kwacu kugira umumaro, gufite imbaraga, kurakora kubera ko Yesu yazutse. Icya kane, ndavuga ibintu birindwi gusa dusenge. Ngo twaba tubonetse ko turi abagabo guhamya Imana ibinyoma niba Kristo atarazutse, kubera ko twavuze ko Yesu yagize gute? Yazutse. Nuvuga ngo ibintu tuvuga ni ukuri, ibintu tubwiriza ni ukuri kandi birakora kubera ko Yesu yazutse. Ubutumwa bwiza burabohora ubuzima bw'abantu, ubutumwa bwiza burahindura ubuzima bw'abantu, ubutumwa bwiza burahembura, burakora mu mibereho y'abantu. Ijambo ry'Imana ririmo rirakora mu buzima bw'abantu, rigahindura ubuzima kubera ko Yesu yazutse. Kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Narabibonye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Twagiye muri za gereza zinyuranye mu Rwanda kuvuga ubutumwa. Ndi mu bantu bagiye muri gereza kuvuga ubutumwa. Mu bintu byantangaje, aho ubutumwa bwiza bufite imbaraga, kandi bufite imbaraga kubera ko Yesu yazutse, n'ahantu umuntu ahakana icyaha cya jenoside, akagihakana, akavuga ati ngiye n'ukuri nta bantu nishe, muzana ibimenyetso, akaburana ahakana. Ariko twageze muri gereza turabwiriza, abantu ibyaha bahakanye barahaguruka, barabyihana, barabyatura, barabyemera. Kandi Imana ni umukozi w'umuhanga. Natangajwe n'Imana. Abantu bireze bakemera ibyaha, nyuma yaho Perezida wa Repubulika yaje kubaha imbabazi. Narumiwe ukuntu Imana igikora, ikoresha umukuru w'igihugu. Turagiye muri gereza, abantu bahakanye ibyaha, urebe ukuntu Imana igitabara abantu. Turabwirije ubutumwa kubera ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ariko nta bantu bafite iyo ndirimbo. Ni bande bajya barimba ijambo ry'Imana? Ni mwebwe? Ni bande? Ni bande bajya barimba iyo ndirimbo y'ijambo ry'Imana ko rifite imbaraga? Ni mwebwe? Kubera ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ariko rifite imbaraga kubera ko Yesu yazutse. Umuntu wahakanye jenoside, ko yakoze icyaha cya jenoside, wagihakanye, ngiye narabibonye n'amaso yanjye, wahakanye icyaha, agahaguruka ati ngiye narabishe. Turi muri gereza ya Rubavu, hari wabyatuye, bati ngiye narabishe, nanabashyinguye hano, nanabasize hano, n'umupasiteri runaka wazize jenoside ni ngiye wamwishe. Agahaguruka akabyatura, yarahakanye mu rukiko. Noneho ukuntu Imana n'umukozi w'umuhanga, nyuma yaho Perezida wa Repubulika aza gutanga imbabazi ku bantu bose bireze bakemera ibyaha. Nuko basohotse muri gereza, abanangiye bagumamo. Muri ukuntu ijambo ry'Imana rikora. Ibyo rero byashobotse kubera ko Yesu yazutse. Izina ry'Imana nirishimwe cyane. Icya gatanu, Kristo niba atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro. Nakivuzeho, kwizera kwacu gufite umumaro, kurakora, turizera ibintu bigakoreka kubera ko Yesu yazutse. Icya gatandatu kibanziriza icya nyuma, iyo Yesu atazuka twari gukomeza kuguma mu byaha byacu, ntabwo twari gukizwa. Indaya zari gukomeza kuba indaya, amenyo bakayakura, zigapfa n'agahinda. Ariko uyu munsi Yesu arantangaje, agera mu buzima bw'indaya akayihindura igasubirana agaciro, kongera igakaraba, igacya, igasubirana ibyiringiro kubera ko Yesu yazutse. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Umusinzi twari gupfana za nzoga, pastorine karakabari, wari nta mbaraga zari kukuvana muri karakabari. Nkurikije ibintu ujye uvuga, nkurikije ibintu ujye uvuga bijyanye n'ukuntu inzoga wazemeraga, ukuntu wazemeraga, karakabari nta mbaraga za bene wanyu n'izawe zari kukuvanayo, wavanyweho n'imbaraga zazuye Yesu. N'abandi bari hano, none se ngewe utekereza ko ntari kuzinywa nka bene wacu? Mfite bene wacu bazinywa bakamariramo volume, bo nta mikino bagira, bararayo n'abahanga, kandi akava yakigisha imibare
n'abahanga, harimo n'abahanga akigisha imibare zimunukaho kandi ntibamwirukane. bakura hese umuntu wigisha imibare. hari uwo mfite uzi imibare muri famiye zacu, uzi imibare ku rwego rwo hejuru, bajya kumubwira ati ngwino wigishe. bakura hehe undi w'umuhanga kandi imanuka uri imibare. ubu nanjye mba nzinywa, ariko Imana ishimwe ko ntari mu byaha, imbaraga zazo Yesu zaramfashije zirampindura. Imana nihabwe icyubahiro. Icyanyuma cya karindwi kugira ngo dusenge. Kandi niba bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Nukuvuga ngo iyo Yesu atazuka abantu bose bapfuye ntabwo bari kuzazuka. Noneho rero abacu bapfuye bizera Kristo bazazuka kubera ko Yesu yazutse. Nanjye nimpfa, natwe birashoboka ko Yesu yatinda kugaruka tugapfa. Natwe nidupfa turi mu isi nta bwoba. Niyo nabyuka nkapfa nkagenda nkapfa kubera ko urupfu ruteye ubwoba. Hari n'abantu banga gusinzira ngo badapfa. Bagahahamuka bati ariko nsinziriye nshobora gupfa, ninsinzira nshobora gupfa. Haraba urupfu ruhahamu. Bati nshobora gupfa ninsinzira. Ariko twebwe abakijijwe tugendana umunezero, tugendana ibyishimo kubera ko naho twapfa tuzongera tubeho. Kandi twebwe abanyarwanda bakijijwe ntabwo abacu bazize jenoside dutekereza ko iyo twibukana umubabaro, ariko nanone hari igihe tugira ibyishimo kubera ko tuzongera tubabone. Tuzongera tubane. Mbese ngewe kunyica nukwimaza ubusa. Nushaka uzareke kunyica. Mbese undoze wabura ukwikorera ubusa ko n'ubundi nzongera mbeho. Ushaka rero wazabireka kunyica kuko wabura kwiyanduriza ubusa kuko unyishe. Kwica barokore kwica barokore mbese nugutakaza igihe n'ubundi bazongera babeho. Kandi noneho bazazuka bafite umubiri udashobora kongera kwica. Nese ubwo umurokore wamwishira iki? Abarokore muzabareke kubica. Ariko nabandi ntimuzabike kwica n'icyaha. Aho cyane ku barokore uramuroga se agapfa nguramwishe. N'ubundi azongera beho. Nese ubwo ntukurira ubusa. Abarokore muzabareke nabandi muzabareke. Ko n'icyaha ariko umurokore we nibindi kumwica nta kintu bigufasha. N'ubundi azongera beho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugeze ku mwanya wo gusenga rero. Mumbarendegeje iminota 14. Ariko bwari ubutumwa bwinshi, bwari ubutumwa bubiri. Reka turebe hano muri riteraniro niba hari abifuza kwizera Yesu. Kwizera Yesu mu kintu cya mbere bigufasha harimo yuko nupfa uzazuka kandi ukazukira ubugingo buhoraho. Simvuze ibindi, ariko icyo ni inyungu ikomeye. Abizera Kristo naho bapfa bazongera babeho, bazumva ijwi rya Yesu bazuke kandi bazukira ubugingo buhoraho. Ntago bazazukira gukorwa n'isoni iteka ryose. Hari umuntu uri muri riteraniro wifuza kwakira Yesu? Niba hari nazamura ikiganza. Kandi sindi butinde cyane. Niba hari uhari umuntu wifuza kwakira Yesu, nazamura ikiganza. Reka tugere mu mwanya wo gushima Imana. Hari wabonetse natebuke vuba. Ushaka kwakira Yesu agakira kurimbuka kubera yuko ngo bapfiriye muri Kristo Yesu bafite ubugingo buhoraho, ntabwo bazarimbuka. Niba ushobora kuba uhari ukaba ukeneye kwakira Yesu, uwabonetse naho yaba ari umwe, turimo turihuta cyane kubera ko nabakereje. Nagize ubutumwa bubiri, ngwino wihane. Ushobora kuba warakoze n'ibyaha nk'iby'abantu b'i Korinto bari batuye ku cyambu mu mujyi, harimo ibyaha byinshi Korinto, ariko hariyo n'abantu b'Imana. Niba ushobora kuba ukeneye kwihana no gusaba imbabazi, ngwino Yesu agufashe. Nawe niba uhari tebuka vuba. Yesu arifuza kuguhereza ubuzima bw'iteka ryose. Yaragucunguye ku musaraba, yishyiraho ibyaha byawe. Tebuka vuba usabe Imana imbabazi. Reka Pastor René adufashe gusenga Imana. Hanyuma mu gihe yitegura gusenga Imana, ndagira ngo n'abandi duhaguruke dushimira Imana ibyo yadukoreye ku bw'urupfu rwa Yesu. Ese barokore torero ry'Imana, twashimira Imana ibi byose yadukoreye mu rupfu rwa Yesu. Imana yatugize abana bayo ku bw'urupfu rwa Yesu. Tuzajya mu ijuru ku bw'urupfu rwa Yesu. Twarababariwe ku bw'urupfu rwa Yesu. Turabaririmbyi ku bw'urupfu rwa Yesu. Turabapasiteri kubera ko Yesu yazutse. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro.
dufite kwizera kwakoze imirimo mu buzima bwacu kubera ko Yesu yazutse, dufite agaciro kubera ko Yesu yazutse, dufite ibyiringiro by'ejo hazaza kubera ko yazutse, kubera ko Yesu yazutse, abacu tuzababona kubera ko Yesu yazutse. Munyemereye reka pasiteri byose abisengere hamwe kugira ngo dusoreze aho ngaho. Yesu abahereze umugisha. Murakoze. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye ku ijambo ryawe ritangaje riteye ubwoba. Mana mu ijuru baranezerewe, kandi natwe nuko turanezerewe kubona uyu nguyu amaze kuryumva, amaze kubitekerezaho. Ni umuntu mukuru, afashe icyemezo cyo gukoza Satani isoni, agapfukama ahangaha kugira ngo akubwire ati Mwami Yesu mbabarira kuko nagucumuyeho, kuko uri umunyambabazi. Wanabigaragaje no kuri cyagiye wamujura ry'abandi ryari ku musaraba ari gusabye imbabazi, uribabariye. N'uyu munsi ni kugikora. Turagushimiye kubw'uyu, kandi Mana dusengeye n'abandi bari mu iteraniro. Turabizi ko ari ugukorwa n'isoni, ariko turabizi ko harimo imbaraga. Iryo jambo ryinjiye mu matwi, ryinjiye mu mutima, rikomeze rikore muri uwo muntu. Mana mu gihe gikwiye azigaragaze kugira ngo dufatanye gukomeza kukwizera no kugukorera, maze igihe uzazira Mana nawe uzambatware. Turakwiyeretse Mana nk'itorero, twongeye kugusaba, twongeye kukwinginga, twumvise imbaraga, twumvise urukundo rwawe, twumvise umugambi wawe. Mana turagusabye dushoboze, tubabarire ibyo twakoze byose, ibyo twatekereje, ibyo twavuze, Mana n'ibindi byose byagaragaye n'ibitaragaragaye. Utubabarire, uduhe kuba abanyembaraga, uduhe kuba umunyu, uduhe kuba umucyo, kandi uduhe kugendera mu ijambo ryawe, ribe muri twebwe kandi ribe no muri kanwa kacu kugira ngo rikize benshi. Ndagushimiye rero kubyumvise, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwana n'umucunguzi wacu, amen. Wasanga uriya mubyeyi kugira ngo akugire inama. Korari ababibyi baze baririmbe indirimbo imwe, dutanga amaturo na kimwe mu icumi ndetse n'inkunga yo gufasha bene data batishoboye. Turi mu bihe bitoroshye, muzirikane ko hari bene data batishoboye. Hanyuma ni imirimo Imana izatwibukira. Umuntu ntiyagira intimba ngo yongereho n'ibihe bitoroshye. Wowe nubasha kubona ubuzima bwawe bigenda, ariko biko ko hari bene data batishoboye. Ubasha kubona ibyo kurya, ariko hari bene data batabifite. Ubasha kubona wishyura inzu, ariko hari bene data batabishoboye, kandi baba Kristo, kandi atari ibyaha byinshi bakoze, ariko Imana yabishatse. Ni ibyacu rero kwifatanya na bene data. Karibu. mukomere kandi mukomezanye, dore ibirenge byuzanye inkuru y'ihumure, igiti cyatemwe kirashibutse. Nimuhumure
kirashibutse nimuhumure muhumurizanye nimukomere kandi mukomezanye dore ibirenge byuzanye inkuru y'ihumure igiti cyatemwe kirashibutse nubwo twanyuze mu bikomeye ariko Imana yarahabaye ntabwo twakozwe n'isoni mu maso y'umwanzi kurwanya urugamba no kwiyubaka turanesha kuko twari dushyigikiwe n'Uwiteka nubwo twanyuze mu bikomeye ariko Imana yarahabaye ntabwo twakozwe n'isoni mu maso y'umwanzi kurwanya urugamba rwo kwiyubaka turanesha kuko twari dushyigikiwe n'Uwiteka oya si bibi ni byiza biturema umutima w'ibizaza hanyuma oya si bibi ni byiza biturema umutima w'ibizaza hanyuma humura wowe ubabaye ucitse intege iyo akurinze mu bikomeye wanyuzemo izagukomeza iteka humura wowe ubabaye ucitse intege iyo akurinze mu bikomeye wanyuzemo izagukomeza iteka humura wowe ubabaye ucitse intege iyo akurinze mu bikomeye wanyuzemo izagukomeza iteka izagukomeza iteka izagukomeza iteka izagukomeza iteka izagukomeza iteka humura wowe ubabaye ucitse intege iyo akurinze mu bikomeye wanyuzemo izagukomeza iteka tugeze mu mwanya w'amatangazo atari menshi nayo nuko tubashimiye mwese abateranye Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugire Pasika nziza mwibuka umugisha twahawe no kuzuka kwa Yesu tariki 22 ubwo uretse uyu wa gatandatu n'uriya wa gatandatu wundi paruwase yose ya Remera izibuka bari abakristo b'iyi paruwase ya Remera bazize jenoside yakorewe abatutsi twese rero turasaga kuzaboneka kuri uwo munsi hanyuma gahunda uko iteye saa 3 nuko tuzafatanya n'imiryango y'abafite amazina hariya kuri rukuta rw'urwibutso gushyiraho indabo hazaba hari gushyirwa indabo no kuzindi nkuta hano muri Remera noneho saa 4 duhurire hano mu rusengero ni gahunda rero itureba twese ndabasaba kugira ngo tuzayitabire tariki 22 z'ukwezi kwa 4 isaa 3 tuzahurire hano dushyira indabo hariya ku rukuta hanyuma tuze hano mu rusengero ni gahunda izasoza isaa 6 rero twese tuzahaboneke kuri uyu wa gatandatu tariki 15
z'ukwezi kwa kane tuzabatiza. Abazabatizwa turi buze kuberekana mu iteraniro rya kabiri, ndetse kuwa kane nimugoroba isaa 10 bafite amahugurwa hano. Gahunda rero irakomeje tariki 25, tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu yo gutaha urusengero irakomeje. Ibyo dusabwa nk'abakristo tubikore, abagore ibyo musabwa muri ministeri yanyu mubikore, abagabo ibyo musabwa mubikore, abaririmbyi ibyo musabwa mubikore, twese ibyo dusabwa tubikore. Kandi gutaha urusengero ni bya Bibiliya, biri mu buryo bwa Bibiliya. Imana rero ibafashe nabwo kuri izo gahunda. Kwa gatanu rero tuzasenga nkuko bisanzwe, isaa 3 za mu gitondo tuzahurira hano dukore amasengesho kwa gatanu. Ndumva amatangazo yihutirwa arayo, nta mpamvu yo gutwara umwanya cyane, niba turayirakomeje nk'ibisanzwe. Ndagira ngo duhaguruke dusenge. Kwa kane nateraniye Nyarugenge, mwakiri ntacyo zaho, barambwiye ngo nzabasuhuze. Kwa kane nimugoroba narindiyo. Murakoze, muhaguruke rero dusenge dutahe. Dufatanye kuvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data gufashwa no kuyoborwa n'Umwuka Wera bijyane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Imana ibane namwe, murakoze cyane.